Igisaka cyo hambere cyahindutse Kibungo, none ubu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibihe byo hambere byavugaga umuntu kubera ubutwari cyangwa ubugwari bwe, umusozi cyangwa akarere bikavugwa kubera ibyakabayeho cyangwa ibihakorerwa. Mu Rwanda rwo hambere y'uko abazungu gaturika barugeramo bakaruzanamo imico y'iwabo, hari imigenzo yemerwaga hakurikijwe uko abahatuye bayikoresha. Gisaka, kamwe mu duce twavugwagamwe amateka yihariye, umuhanzi Masabo Nyangezi we yanze kwerura ngo avuge udutaro, abyita utudege tw'amayobera. Kuki Gisaka bakivugagamo uburozi bukabije? Kuki Gisaka bakivugagamo kugurukira ku rutaro byaterwaga n'iki? Ibi ni bimwe mu byatumye umunyamakuru wa Afrimax TV afata urugendo ajyayo kugira ngo amenye niba ibyahavugwaga n'uyu munsi hari abakibikora cyangwa ngo babyemere. Abenshi bavuga ko impamvu bahitiriraga kuroga ari uko ngo haturanye n'igihugu cya Tanzania, ariko nanone ngo havuga umwotsi nuko haba hari umuriro. Niba se bakoresha imigenzo gakondo, kuri ubu bihagaze gute? Ubu turere twa Ngoma, Kayonza na Kirehe niho hari mu Gisaka. Mu kugenda Afrimax TV yagezeyo, maze isanga hari bamwe mu bagikora iyi migenzo ndetse bakiyemera cyane. Menye neza ukuntu mubikora n'ukuntu Zaganamo isokozoka komeza. babazaniye umuntu wapfuye muramuzura. Seja yego. Mu by'ukuri izi mbaraga ibintu mubikora. Mumeze mute inshuti za Afrimax TV hirya no hino mudukurikira mwibereye? Turabizi ko mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye muba mwirebera Afrimax TV kandi turabibashimira cyane. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ariko turahari kugira ngo tugakore. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Wowe witwa nde? Ndagushimiye cyane kuba wahisemo Afrimax TV kandi nguhaye ikaze. Ahangaha turi ni mu murenge wa Kirehe, mu karere ka Kirehe, mu ntara y'Uburasirazuba. Mbere bahitaga mu Gisaka. Aha hantu hazwi cyane ku mateka ajyanye n'imbaraga zidasanzwe abaturage baho ngo bagiraga, ndetse ku buryo benshi bavuga ngo bagenderaga ku rutaro, abandi bati bagiraga izindi mbaraga zitandukanye bakorana nazo. Bituma rero tugira amatsiko yo kuza kuhasura kugira ngo turebe niba hari ababa bakihatuye mu by'ukuri bashobora kuba ayo mateka bayaziho cyane, cyangwa se niba hari bimwe mu byo bakoreshaga muri icyo gihe kugira ngo bagire izo mbaraga zituma bahaguruka no mu kirere bakagendera ku rutaro. Nuko biratuzindura rero tuza kureba uko bimeze. Ubu ngubu rero turi kugenda gutya, hari ahantu baturangiye ngo hari umusaza ushobora kuba abisobanukiwe cyane, ndetse ngo ushobora kuba n'uyu munsi akibikora. Tugira amatsiko yo kugeraho kugira ngo turebe. Afrimax TV nyuma yo kumva amakuru atandukanye, turagenda tukakugererayo nkaho ari wowe ubwawe hibereye, maze amakuru tukayakugezaho ari impamo kandi atariho ivumbi. Ngo hayi kaze, reka tugeraneyo ntukureho ijisho. Komera mugabo. Komera. Amakuru ki? Makuru ni meza. Turimo turitemberera hano hafi. Hari umusaza baturangiye ngo yitwa Mupfumu hafi ahangaha. Tuyinaha? Iwacu ni kavukire, ni hano ni wakavukire. Ni hano. Ko bavuga se ngo abakavukire bagira imanzi zo ku matama, wowe nkaba ntazo mbona ufite. Oya. Nge nazo banshyizeho, navutse iterambere ryaraje ntago bigeze bazinshyiraho. None se umusaza Mupfumu uramuzi? Mupfumu ndamuzi, mwene Karemangingo ndamuzi. Aha naturahazi? Atuye hano hirya gato, ariko ntago napfa kuhagera ngewe. Kubera iki?
aratinyitse byatane nta muntu upfa kugera kuwe. kubera iki mumutinya? Ibintu akora ni hatari kabisa. Untera amatsiko. Mbabarira tugende noneho uhanyereke uhangize. Nakujyana nubwo ndemye mw'ubwoba ariko twebwe turi ubwoko butavumika wa mugani wa babandi. Nakujyana ariko njye ntago nahagera. Ko ndahatinya tu. Uwo muntu mutinya ari umuturanyi. Nakujyana ndakujyana tugera ari hirya ndahitamo nkutongera urutoki ubundi wigerereyo. Nigerereyo. Ntacyo. Nta kibazo kuko duturutse iyo Ikantarange. Batubwira bati mugende nimugera mu murenge wa Kirehe uwo mwabaza wese arabahazi arahabereka. Ubanza uwo musaza afite amateka. Nafite amateka bonjya mbona n'imodoka ziraza zigaparika bajya kuwe sinzi ngo bimeze bite. Abaza gushakayo ubutunzi iki. Ariko njya sindahagera. Ndamubwira nanjye mvungurireho kuri iryo banga. Ubu hari umuntu utuye kuri iyi si utifuza gutunga. Bakosa aranaroga. Sinzi numva bavuga ngo ni umupfumu ariko ntabwo mbizi nimba nabyo abikora. Itondera ariko umusaza ko hitondera kabisa. Yafite n'ubwoba ariko kongewe uyu musaza wese arawuyoboye. Umupfumu ntabwo yoroshye kabisa. Niko uyu musaza ko kwanza arahagurisha rero njyewe ntabwo nakurenza ahangaha. Uyengezayo ntabwo nakugezayo dore n'ubundi urahita uri kuhareba ari imbere. Twahageze n'ubusanzwe ni hafi aha. Njyewe ngiye kugusiga hano nisubireyo ubwo dore inzira niyi ntago wasobwa. Ndakomeza gutya. Ukomeze gutya. Ngiye kankuceke ubwo tuzongera. Akumwana cyane. Sawa irwari. Nawe ntitwajyana ku rugamba ndakubona. Koko irwari. Ukahikamo. Amwana naro mutagatifu. Amin. Niko. Si. Uko byaba kose ngomba kugera tu. Amatungo ariko kunyita.
ibyo ni byo kwa satani uriruze nawe uriruze nkwere zamuka zamuka injira yo gutese ko mbona ku muryango hari abantu Chikulukulu kita wakamatikale wata chikulukulu kubera iki wazanye kamera angaha iki chikulukulu ni iki chikulukulu moto babarira pe twarimo tutembera twari tuje gushaka amakuru makudu cyangwa Chikulukulu. Kenata. Sakna manda churga mazgar. Becak nama.
Shaka nama. Okay. Noneho tukwemereye kuguma ahangaha tukagumana natwe igihe gito. Yego, murakoze. Hasi. Ushaka kuzimu agomba kubahiriza amabwiriza ahari. Adak nama cakap. Belok boleh sampai lama nak lagi zaral melu orang angle. Cakap nama nak jika. Belok boleh sampai lama nak. Macam orang angle. Adak nama. Ya. Cakap nama. Ya. Nemeye kumuguhuzurira nkamugarura ku isi ukazakorera umuryango wanjye. Ndabyemera kuko ndamukunda. Le bébé c'est bro que c'est le lele au bébé c'est le ni deux c'est un cas c'est bro me disait Ils ont quoi dans casa? le bébé c'est le monsieur de Ils ont quoi ça malade? Jangan nama sekali masuk sekolah. Jadi kini kalau mana sekolah. Apa kata macam ni orang macam ni orang kacabi. Isa kabasa. Tidak.
ucagura kuma nkuko nabirahiriye imbere ya data yuko nzakorera byose nkarinda igihango cy'umuryango ndasabye imbaraga zimanuke zongo n'ubucuka zigadamazwa inaribala kamazwa dafika anallah zongo dofuka falaha waibi yudhiba kana mafasqat indallah zaba 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 limu zaba zaga zaga zaba limu zaga zabalimo kichalwa zabalimo kichalwa zabalimo kichalwa indallah wabadu kalifaha soko to fukhul khamadali kamala wazikida wa nabadi bakala wa rasimani wa kadaba dakina wa zagada zagada soko damu nkuko nabisezeranyije imbere ya data uyu muntu ngiye kumuzura muvura ibuzima umugarura ibuzima Zada kinada wabadi kafiya zabiyata Zaba kinada wazabi kilada wazabilada Izabi wakalada wazabi kada Isakala masikala muska wazabi kinada wazabi zubi kada Izaba wa izaba lukida kinadallah sono zose singana wabadu kalifia wa madhika singana wabadu kala idha kabulu kimanadha wa ibadilika fayadala zogina zulu kinada zulu kinada Zagada bazika Zulu kinada Wabadu kalifaya inarida wabizuliwa Kinada
C'est pas les Congolais, c'est les Mingele. Yakuba. Sawa. Uko amategeko yacu abigena iyo tumaze gukora aka kazi. Yego. Egera uriya mugabo. Umuntu wawe tugiye kumugusubiza ari mu buzima. Ariko ugomba kugendera ku mabwiriza yacu. Izaba kinada wabarika maswana matka. Sika. Zaba. Tono dose Zaba. Zaba. Kinada wabaduka farika na wadabadikili adaba malaka badikili fano wala sana. Ina badukili fakamara wata wana matibadikili jwa. Mwoko warahiriye kuzakorera umuryango ukanateza imbere ibyo tukubwira. Tugiye kugusubiza umuntu wawe ari muzima asubira mu buzima kandi koko wabibonye. Wadusezeranije kuzadukorera igihe cyawe cyose cy'ubuzima ukazavangaha. Ngiye nk'umurozi w'igisaka mbigize mu ruhare. Zagana basika. Sono bose. Umuntu wawe nawe asubire mu rugo mu muryango. Kandi ikintu mubujije nuko uzavuga ibyo yasanze ahangaha. Aha ni kuzimu. Zagana basika. Kilada wabadu khalifaka inda Allah wadabi. Genda usubire mu muryango wawe. Ubwenge bwawe, umutima wawe, roho yawe byose biraha mwumva.
uraramuka ukoze ikosa na rimwe ryo kumena amabanga y'ikuzimu uzagarurwa amahanga sonoza se soko nakana kiri gucwa Lebe. saba kiri so kinada wabakadikazwa isokopi jya mu muryango nk'uko wabihisemo uzadukorera ubuzima bwawe bwose bakabasa iyo umuntu ageze kuzimu agomba gusa n'abahasanze kugira abakuru bakwakira zagana makuu kinada wabadukiri fakabazika bazika zabakazika kinada wabadukika nikita bakazi bazika wasoboko palika hikaba wabadukari fayakana madani hika wabadikila kinada wabaduka izadakina inalika badikan washwarka ida baka farikimi inada wamanutse imingo zamuka ibibaya
werekeza kwa Kimeza. Ninjye kagati gato gatema ubutaha kadatinya izuba ngo riteka gatoshye. Ningachoka rava mu gitsuba gikuru. Wazagata. Zigo. Waze ushaka iki hano kwa Nyabingi? Naje gushaka ubutunzi. Fikataka. Nta migenzo wigeze ukora? Ntayo. Ntago wigeze ukorera umwami wo hejuru? Oya. Amasezerano turi burahirane nawe uremera kuyubahiriza yose? Ndayubahiriza. Lebe 5 asesemele muwa. Akadabazikarwa. Isono doze kina dawa bakani kaswa. Elembe. Intala kamuzi kala makamazi kwaka. Yazaka? Wowe wateye urutambwe uzanga sibyo? Nibyo. Wamarutse mengo zamukibibaya. Ninjye Kimeza. Ninjye kagati gato gatima utyo agahora iteka gatoshye. Ninjye murazu w'igisaka. Zanga numu. Zanga nimu. Sigada, zanga nimu. Ziyada, Kenada, Abadu Kalifaka. Ziyada, Zinada, Abadu Kalifaka. Zinada, Kirada, Azadi Kalifaka. Abadu Kalifa in Adadra. Isa Kilu Kanasa. Ziyada, Kirada, Azadi Kabaduka. Inda. Wada beke na dawa Abadu Kalifa ika. Wada inna Allah. Ufite abakobwa babiri ugatunga n'umwana umwe w'umuhungu. Nabibonye. Nibyo? Nibyo. Nibyo? Nibyo. Ijaga n'amasishka. Indaka marasishka. Abadu Kalifa yana matishka. Wada beke na bagashwa. Inali bikini madushwa abada kalifika na wadabadikaba abadi kini badishwa indali bada kafala ina papa ina zaga bikini wada masatsukaka inda basabai wababia kata indala Etere mama etere Zogodo makasa Wabadu Kalifa ya nkuko wemeje kuva mu mucyo uza mu mwijima, nkuko ahantu hari gusa umukara, wewe uno munsi umwijima wawe uratangiye. Ugiye kubona ubutunzi n'ibyo wifuza, ariko ugiye kugenda ku mabwiriza yacu. Nubirengaho ibizakubaho uzabyirengera. Lebelenge mala sese iwole basaleme Benge wada kashakishweka Ebegi ni karwachwa Igondo masika Gina Abadu Kalifa kamadishwa Ikintu nje musaba Datwara umwana wawe w'umuhungu Mwari na mama wakubyara na sogokuru byara so wanyu kwa sogokuruza. Ibyo ngibyo uraza kubima. Sono zose. Ibyo ngibyo uraza kubima. Zegeda ba wazabi kina nazabi hidina da wazabi wafada hidina da wabarika da biyada hikina ba wabarika da biyada bira da wabarika kina da biyada
reba mu maso yanjye kugira twemere ko ibitambo tugusabye ubiduhaye. Hari abo turi busige muri izi mva zacu. Tugiye kuguha ivu, uzagendura inyanyagize mu butaka bw'iwanyu, uzangarurira umusatsi w'umwana wawe. Byumvikana? Uzanzanira ijipo ya mama wawe uyikuremo urufufu ari rwunzanira, tugashyiremo hano bikwemereye yuko ari igitambo. Zikidagashwa abadikari mashwa wabadukari fi inadhafa wadhabi kifu wadhabi inadhafa wa inadhafi kinada wabaduka fayaka inavi wadhabi inadha idhakaba wadhadhafa izogo no mokufu. Nkuko umuntu apfa akabura, nkuko umuntu ashya akarimbuka, iri fungu haye ni igihamya cyemera yuko umuryango wawe uza mu muryango wacu. Icya kabiri, mu nyubako zose aho uzubaka inyubako mu ntara ntago wemerewe kujya mu musarani waho. Urabyumva? Ndabyumva. Sikaya wabadukari faya inadhabaka na maswa zaka widhabakarika uzoka ese gutya izagabia wemerewe kubona ibyo byose wampaye. Ejo nzaza kwitorera umuhungu wawe nitorero na nyoko kubyara bazana ahangaha Kinshashara kinada wadhabikira ifu baguhaye imwe nyanyagize mu mbuga wawe. Aka kantu akanga kurebe ugasiga umugore wawe ku mabere akira zaganemo genda imitungo abadika mana wachika idabalika fa wanama dikita wanama zakanmashika inda bidika wa madurika fa ya bi wa madukulifa ya wadabikina da wadamakana shaqwa wadabakalimeska wadhabi inafala kama wazishakana wadha aina ladhabasha. Sikaya urakaze neza. Murakoze cyane. Munkundire nanjye mu mwanya tuganire. Uko atera utambwe. Yego. Winjira Kinshashara. Yego. Twaguhaye uburenganzira. Murakoze cyane. Kuko nta kizira. Winjije manga. Izogodoma kalifa ka wadhabi kinadha idaba kalifi wa amalakatha. Isikaya murakoze kunyakira no kumpa umwanya. Tubonye kuva twagera hano hari byinshi mbonye mukoze, turagira ngo mu nkundire tubiganireho menye neza ukuntu mubikora n'ukuntu zaganamo izokozoka komeza. Murakoze cyane kandi muze no kumbwira urwo rurimi muri kuvuga ari bwoko ki. Murakoze cyane. Binakunda mwatangira mutubwira amazina. Nje banyita Kimeza.
ninjye kagati gato gateye mu butayu kadatinya izuba gahora iteka gatoshye nkaba rutindukana amacumu ku rugamba ninjye nkwakuzinda urutindi ritukura ndutanishwa ku rugamba nkamuzukuru mukuru w'igisaka ninjye murozi w'igisaka mujya mwumva mwageze n'ahangaha ikirimi yego bakita igihusunungu. Igihusunungu barakiga mu ishuri se cyangwa kivugwa ahangaha? hari ukuntu abantu basenga bajya basenga bakageraho bakajya mu mwuka bakavuga indimi ariko nyuma yaho bakazishyira no mu kinyarwanda bakasemura ibyo bavugaga. Mwebwe numvaga mubivuga hari ukuntu mubiziranyaho gusa nk'umuntu utabyumva nk'aba ngaba baba baje babagana babyumva gute? Ugiye kureba bitewe n'imbaraga twe dufite, iyo ugeze ku marembo y'imiro mwabonye iri kwa kangaha, njye mfite imbaraga zidasanzwe, njye nkwereza imbaraga ku buryo ushobora kuvuga indimi zose n'ibyo turi kuvuga ukabyumva. Tubonye babazaniye umuntu wapfuye muramuzura. Seja yego. Mu by'ukuri izi mbaraga ibintu mubikora gute? Izi mbaraga muzikura he? Izi mbaraga ni imbaraga nakuye kuri sogokuru wanjye Rwabugiri. Ni imbaraga yansigiye nk'umwuzukuru wa karindwi uturuka muri Karishaka, urumva nkabyarwa na Huzo Kaba. Izi ni imbaraga mfite, imbaraga zanjye nkaba nzikoresha mbasha kuba nakura umuntu mu rupfu nkamugarura mu buzima. Bisaba iki umuntu wapfuye nyine kugira ngo mugarure ubuzima? Kuzura umuntu wapfuye bisaba kuba atamaze icyumweru mumva. Iyo amaze icyumweru mumva bisaba kujya gushaka umuti mu butayu bwa Karahari ahantu bita Sakarahamu. Bisaba kujya gukura umuti wo kumuzura. Ibyo urumva ko bigoye. Umuntu umaze iminsi 3 mumva shobora kumuzura nkoresheje imbaraga nahawe na sogokuru Rwabugiri. Ibyo ngibyo ngira ngo mwabibonye ni bimwe mu byo nakoreye ahangaha. Hari ukuntu mubanza kubaza umuntu ngo ese warigeze ukorera umwami wo hejuru? Kuri mwebwe umwami wo hejuru muba muvuga n'umuntu iki? Iyo turi kuvuga umwami wo hejuru ahanini umuntu wishe mu masengesho cyane kugira ngo ibikorwa byacu bimugerera bigoye. Bisaba kugira ngo ukure warakurikije ingeso zanjye Sekibi Satani. Njyewe bajya bavuga Satani ni wowe se bavuga? naha wageze aha ni kuzimu. None se ko abantu bapfa hirya no hino buri munsi ku munsi mushobora kuzura nk'abantu bangahe? Ntabwo dupfa kuzura ubonetse wese, kubera yuko hari abantu bapfa bafite ubutumwa muri bo, baraje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Nyagasani bagapfa icyo gihe batarabigeraho. Urwo rupfu n'igihe warutanze bivuze ngo umuntu ntabwo nshobora kuba namugarurira ubuzima, kubera yuko inzira zanjye nyinshi yagenda zangiriza. Bivuze ngo rero abo nzura ni abantu baba baratoranyijwe. Gusa nanone mbere yo kuva mu mwuka ubanjije nukoresha ijambo ry'Imana, birashoboka yuko waza nkakuzura nkakugarura ubuzima. Ni ukuvuga ngo mwemera ko hari imbaraga z'Imana zirenze izanyu? Imbaraga z'Imana zirahari, ndabyemera, ariko nanjye mfite imbaraga, ndabyemera. Iyo Mana bavuga ntirakora ibitangaza nk'ibyanjye. Bivuze ngo rero izogo n'umutsishkeshwa wabarika fahari yindaka ninjye ufite imbaraga, ninjye ufite imbaraga. None se uko muzura bapfuye umwebwe ntabwo muzapfa? Njyewe tuvugana maze imyaka 600 ndi ku isi, sineze kuyivamo. No ku munsi w'imperuka nzajya kubana n'iyo Mana, twiyunge tuganirire mu ijuru. Ibi bintu mwabitangiye ryari? Ibi bintu nabitangiye mu myaka yarahise mu 2000 bishize, ariko naje kubigaragaza vuba ahangaha
ubwo nabonye hari ibyorezo byinshi bikomeje kwigarurira isi nibwo nagaragaje imbaraga zanjye nari mfite. Ni nk'umuntu wakangahe mumaze kuzura mukabona agarutse mu buzima? Uriya ni umuntu wa gatandatu. Gusa ibikorwa byacu biracyakomeje ntabwo birangiriye aha. Umuntu uzaba ufite ikibazo yabuze umuntu we yemerewe gutera utambwe akaza ahangaha tukamusubiza ibuzima. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Hari umuntu waje gusaba ubutunzi hano kandi mwabumuhaye muhereza n'amabwiriza agomba kugenderaho. Mwebwe ubu muratunze mwagezeyo nta bundi butunzi mukeneye? Ubutunzi dukeneye ibi bintu dukorera ahangaha ni imbaraga nasigiwe na data Rwabugiri, zikaba ari imbaraga ushobora kuba nakoresha noneho nkora icyiza. Niyo mpamvu hagize umuntu utera intambwe akinjira ahangaha nshobora no kuba namukoreshereza izi mbaraga zanjye nkora ibyiza bishobora kuba byarokora isi bikayikura mu makuba. Iyo muvuze gutyo umuntu yakwibaza ibyo byiza mukora akurikije nuko mugaragara, uwabareba muteye ubwoba mu by'ukuri. Ni ibihe bikorwa mwumva byiza mumaze gukora kugeza ubu ngubu wenda byafashije abantu? Ibikorwa byiza twakoze nuko hari abantu benshi bagiye bava mu mwuka ugasanga n'umugabo cyangwa umumama abandi barakize sono dose ugasanga n'umugabo yabanaga n'abana be, abana be bakiri bato kandi ari wo bitaho, nyuma akaza gutabaruka. Uwo muntu urumva ko abo bana basigara bahangayitse. Niyo mpamvu uwo muntu bamuzana ahangaha nkamugarura ubuzima, nkamuha igihe cyo kubaho, akagenda akabaza akita ku bana be nabo bagakura. Ikindi kandi nuko hari abantu benshi bagiye batandukanye baba ari abakene barara ku muhanda ari mayibobo, nkabahereza ubutunzi bakagendera mu modoka bakishima, bagatunga ubwato mu nyanja, bagatunga n'indege. Ibyo byose bikorwa nanjye Kimeza, umurozi wo mu Gisaka. Mu mateka bavuga ko Yezu w'i Nazareti kwa Yosefu na Mariya ari we wagize ubushobozi bwo kuzura Lazaro. Sinzi niba hari n'abandi yazuye, ariko amateka niko abivuga. Mwebwe umuntu mwazuye asubira mu buzima akagaruka ari wa wundi, ubwenge ari bwa bundi, ibitekerezo ari bya bindi? Ikintu dukora nuko mwibagiza ibyakorewe aha, kuko aramutse agiye akarenga ku mabwiriza n'ubundi yagaruka mu mva. Aba ari muzima ariko burya aba ari n'umuzimu. Isaha n'isaha aba ari nk'umupfu ugenda yagaruka ahangaha. Mukomeza kumukontorora gute iyo mumugaruye mu buzima? Dukoresha imbaraga zacu, kuko burya nawe wabibonye tujya kumuzura hari amagambo navuze mu gihusu nungu, irabayita imitongero. Niyo nkoresha wa muntu ahari hose yagira ngo arahindukira atera utambwe rujya mu rusengero, imitongero ikamugarura iwanjye kwa Satani. None se ubu abantu bazi ko mukora ibi bintu, ababa bo mu bana cyangwa abaturanyi, iyo bababona babafata gute? Ibi ni ibintu bimaze kumenyererwa kandi abantu baratuze bajya bahura n'ibibazo bakaza tukabagoboka. Ushobora kujya gutya ibisambo bikaba byakujujubije bikaje bikamena inzu bigatwara ibikoresho byose, uragaruka ibintu byawe nkabigarura bikagaruka mu nzi wawe. Urumva ejo bundi hari umuturage wagize atya angabira inka, ubutanzayibereka usibye ko musanze yagiye mu rwuri. Urumva rero abaturage babifata neza kuko nta muntu tujya tubangamira. Iyo atewe turamutabara kandi nta n'imyuka mibi igitera abaturage. Ubu ngubu byose narabihagaritse, nta myuka mibi muzongera kubona kuko byose byavaga iwanjye. Ariko ubu guhera ubu ngubu zikada bakarishka wabadika baka inabika baka wabadikina amarika baka
nta myuka mibi muzongera kubona ku gasozi, byose ndabihagaritse. abantu benshi bavuga ko iyo ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu buryo ufite n'ubushobozi bwo kumwica, rimwe na rimwe bakabita abarozi. Aho siko bimeze, niko kuri koko? Gusa abarozi, hari abarozi baroga umuntu. Abo bantu hari icyo baba bagamije, nibwo butumwa mba narabatumye. Abo bantu iyo barozwe bakabageza iwanjye, nibo bantu usanga ari abagaragu banjye bakorera aha ngaha. Gusa ibyo byose guhera uyu munsi mudusuye, ibyo ngibyo abo bantu nabo barogwa bigiye guhagarara. Nuzagira ikibazo hagapfusha umuntu, azatera intambwe kimeza, nzamuramburaho ibiganza, nkoresha imbaraga nahawe na sogokuru Rwabugiri, musubize ubuzima. Kubera iki muvuze ngo bigiye guhagarara? Abo bantu barogaga abantu, icyemezo mugifasha aka kanya cyangwa mwari mubifite muri gahunda? Sogokuru ajya kuva mu mwuka, ni kimwe mu bintu namusezeranyije. Sokola amakazi kwika bikataha sokopa wabadukarifeka badikafaka. Ni bimwe mu bintu giye nasezeranyije sogokuru. Yambwiye ko nzakoresha imbaraga nsigiye nk'umurage w'ubutwari no gutabara abantu bakura mu makuba. Ibyo ngibyo abantu bose babikoraga n'abari baratwigometseho, gusa bose ntangiye kugenda bagarura mu murongo. Umuntu muzuye cyangwa muhaye ubutunzi nk'uko tubibonye aha ngaha, abishyura iki? Ese mwunguka gute? Ugiye kureba nta nyungu dukeneye mu bantu, kuko ubushobozi turabufite, dufite n'imbaraga. Aho yabitse amafaranga nyashobora kwifata nkihindura amafaranga akangendana mu mufuka azi yuko abitse amafaranga kandi ari njyewe. Birashoboka. Urumva twe nta butunzi dukeneye. Satani ifite imodoka, Satani ifite imitungo, nta kintu na kimwe mbuze. Urumva rero ibyo ngibyo byose sinshobora kubyiyitirira, ahubwo imbaraga zanjye nizo gukoresha nk'iz'abantu. Ahubwo impamvu nyamukuru mwumvishe ashobora kuba namusaba ibintu bikomeye, ni ukugira ngo ndebe yuko ashobora kuba yagira ubwoba, agatinya kuba yakakiriza imbaraga. Naho biriya byose tuba twamusabye ntabwo tubikurikiza, tuguhereza ubutunzi ukagenda ugatunga n'umuryango wawe. Naho byo kuvuga ngo tuzakugarura aha ngaha, byo ntabwo birimo, ibyo byararangiye. Aba ni abagaragu bawe? Yego. Kubera icyo ari abagabo gusa nta bagore barimo cyangwa abakobwa? Impamvu nta bagore barimo, ubundi umugore byanga byakunda ahantu hari umugore. Ahanini mukunda gupanga ikintu cyangwa mugahuza ibintu. Abagabo ni abanyantege nke, ibyo turabizi, kandi Satani igenda abizi, kuko n'abakobwa benshi n'igihe abagabo batumye bakagenda bakabananiza. Mu mbaraga zanjye rero, kugira atazagira ucika intege, nakoresheje abagabo bonyine. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twari dufitanye. Iyi ni televiziyo yabasuye yitwa Afrimax TV. Turagira ngo mugire nk'ubutumwa muhereza abantu, kubera ko iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro hari benshi cyane bagikurikiye. Ni nk'iki mwababwira umwumva kibari ku mutima muri aka kanya? Ikintu cyo gena ababwira ni ukugira imitima ikomeye, ntimugire ubwoba, kuko burya bavuga ko umutima ukomeye ariyo nsinzi, sibyo? Nkuko bavuga ko imanuka nabi imanuka imanutse. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, naho ubwiye na sogokuru Rwabugiri. Bivuze ngo rero ikintu cyo twababwira aha ngaha ni kuzimu. Abanyita Satani, njye nitwa Kimeza, sinitwa Satani, njye nitwa Kimeza. Nuko mwari mwigeze muvuga ngo muri Satani wa Satani, abandi bita Shitani, abandi bita amazina atandukanye. Hoya jya sindi Sekibi, njye nitwa Kimeza. Yego. Satani ni izina ryanjye, njye ntabwo ndi Sekibi, njye ndi Satani. Naho ubundi imbaraga zanjye nzazikoresha mbakiza ibyorezo byinshi mwumva byigarurije isi, nka za Ebola, indwara nyinshi ziri mu isi. Izo zose mu minsi mike ndaza kuza kuba nazihagaritse.
byaba ari byiza kuko ziri gutwara benshi. Icyo ngicyo rero nicyo mbifuriza. Murakoze. Uri umugaragu ahangaha nizihe nyungu ukuramo? Nta nyungu nyeneye. Nta nyungu nyeneye. Ni indahiro narahiye gukorera uyu muryango. Iyo wemeye gukorera umuryango ukabera umugaragu, nta zindi nyungu uba ushaka. Ubu umazemo igihe kingana iki uyu muryango? Imyaka imaze kwisunika. Ni myinshi kuko bampaye ubudahangarwa bwo kudapfa. Ubu hano nta muntu ushobora gupfa muri aba bagaragu? Oya. Tubwire nawe nta nyungu utegereje muri Ni nyamupfa nibarire yazoka nibaseka imiranze y'urupfu. Nta nyungu tuba duteze hano. nta muryango mufite se? Imiryango nayo. Imiryango yacu ni iyi ngiyi uri kubona ngaha. Uyu nguyu agaragara nk'abakiri umujene. Nawe nta nyungu utegerejemo? Usibye kumbaza inyungu mbaze n'ibihombo. Nta gihombo uragira kuba uri muri uyu muryango? Nta kimwe. Ubu uri aho ngaho gusa? Ntabwo wumva igihe kizagera ukagira umuryango se? Umuryango ufite n'uyu nguyu. Abakunzi ba Freemax TV, ahangaha turi ni mu Gisaka. Ni ahantu hafite amateka maremare cyane. Abayazi mu Gisaka ni ahantu hari amateka maremare mu by'ukuri. Bavuga ngo hari abagendera ku rutaro, bavuga ngo hari abazura bapfuye. Tumaze kubibona ahangaha, hari ibitangaza byinshi, hari imbaraga z'akataraboneka abantu baho bo hambere bakoreshaga, ndetse n'uyu munsi urabona ko bamwe na bamwe bagiye bagihari. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro. Ndabashimiye cyane kuba mukunda Freemax TV. Wibuke ukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho buri mwanya. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Turabashimiye cyane. Solo zose. Kinada wakabarika siha. No kuvuga. Uzagira amahoro. Murakoze. N'imigisha iturutse ahangaha. Yego. Zabika wata marika paga. Kabarika zabi wabirika la. Wabadu khalifaha wa maliki idhaba wabadu khalifaha malikatha. Wakumva ururimi yakumva rujya gusa n'icyarabu. Icyo bakita igihusunungu.